uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye n'ukuri nyine nk'uko izina ry'ikiganiro ribisobanura. Tukaba dufite umutumirwa Amiri Mbera. Ndamuha ikaze ibindi abyivugira. Amiri, ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane kwemera amakuru yawe. Ni beza. Hari challenge banyampinga baherutse gushyira hanze, challenge bise ubumuntu. Ubumuntu. Ya, challenge bise ubumuntu. Iyo challenge ni igikorwa cyiza, ariko ku ruhande rumwe hari aho wumva ko bitayunguruye ukuntu utarayibona. Bari guhamagarira abantu, wenda ushobora no kuzabona iki kiganiro iyo challenge yararangiye, barimo guhamagarira abantu gufasha, ukifata amashusho, wamara kwifata amashusho ukayapostinga, ukataginga imbuga nkoranyambaga zabo, warangiza ubwo ukinjira mu mubare w'abazahembwa kubera ko wafashije. Amiburo byumva ntabwo ari ugufasha. Wenda ndahera hasi cyane ku izina ubumuntu, no ku izina rya challenge ubumuntu, bikaba ari ibintu byo gufasha. Ntabwo ari ubumuntu, ubwo ni ubuntu, kuko ubumuntu ntawe urusha undi. Ubumuntu ni amarangamutima, kuba ukunda amabara, kuba ugira ukuntu usensinga, kuba utekereza, nibwo budutandukanye n'inyamaswa. Ubumuntu ni ibyo. Ubumuntu rero ubwo no kuvuga ngo kubijyanye no gufasha nta ubumuntu ntabwo buzamo. Oya, ntabwo ari ubumuntu. Ubumuntu ni igituma kremi atandukana n'ihene. Ubumuntu ni kugira umuntu, factors gutuma ubaho ubumuntu. Ariko noneho ubuntu ni ibigusohokaho, ni ibikuvaho bijya hanze. Mu gihe ubumuntu ari ubukurimo, uri kubyumva. Ubumuntu ni ubundimo mo imbere. Kuba ngiye icyo udafite nakiguha, kuba icyo nkurusha nyikubanza, ya ubwo nibwo buntu rero. Ntekereza ko ari nayo concept bari abakobwa bashaka gukoresha. Ubwo uvuze icyo ndibaza, se ntago babanje kugisha inama wenda mbere yuko iyo projet bashyira hanze? Ni ikibazo ndi kwibaza, ubwo sinzi niba Amiri yakidusubiza. Kuri bo ntekereza ko byabayeho, ariko iyi ni projet bakeneye ko wenda yaranshinga ibintu byabo. Iyi ni launch ya Nyampinga Foundation. Basa naho bari gutangiza, zikutari hari, ariko ari twari tumaze igihe tuyumva mu magambo, ariko ntekereza ko activity yayo ya mbere. Rero muri creative industry tugira ibice bibiri. Aho cyo bita activities na booming city. Booming city ni ikintu na activity ariko ifasha cya kindi cy'igikorwa ugiye gukora kugira ngo kimenyekane, cyangwa se abantu benshi ukore dissemination, gukwirakwiza ku buryo bworoshye. Aho ngaho rero ntekereza ko ariho bakubitiye nabo kugira ngo ba boominge cyangwa se bavugwe, ariko concept yabo yahise icika intege. Okay. Icika intege babishyizemo amafaranga. Wenda amazina no gufunga nge naringize wenda ushatse kuvuga ko babikoze nka nababizi babishaka kugira ngo nyine bivugwe tubikritike noneho biboost. Oya, icyo bakoze nkana no kubishyiramo amafaranga. Bari babizi ko gufasha no guhemba wafashije ntaho bihuriye mu ndangagaciro z'umunyarwanda. Ntabwo umunyarwanda akora ntabwo afasha kugira ngo agaragare, ntabwo umunyarwanda afasha kugira ngo ahembwe. Ko tubizi haba mu iyobokamana, haba mu muco wacu, n'ubivuga ntibisobanura neza. Icyo umuntu murusha urakimuha, kuko twebwe ubwacu ukuntu tumeze muri karagiteri yacu nk'abanyarwanda, bintera isoni kumva ndi kuri televiziyo ndi gufashwa. Byantera isoni cyane, nta nubwo bisona neza, ku buryo niyo numvise ngo wa muntu wagufashije yabishyize kuri kamera, televiziyo yahageze, noneho tekereza iyo ni challenge ivuga ko niba umuntu ashobora kwita iyo ni projet. Iyo ni projet ntabwo challenge, kuko nyishobora gukoresha $200 bakampa $1,000. Kambega ngashobora ko ngize ku baturage bakennye cyane hasi mu $200, ariko Nyampinga Foundation ikampa $1,000. Ubwo aho ngaho ndi kwibaza, wenda nk'uko bisanzwe, wenda mu bihe bitandukanye byo kubona ukabona wenda akana kagiye gufasha inkuru twazikoze, nanjye harimo izo njya nkora, wenda ukumva umuntu ukunze kubikora cyane ni Aline Gahongayire, ugasanga wenda yagiye gufasha abantu gutya, inkuru zigasohoka
tonzi nawe yagiye aha n'aha inkuru zigasohoka bitandukaniye n'ibi by'abanyampinga. ibyo nyamingano bitandukaniye Gahongayire yari gupicinga amafaranga ntekereza ko afata n'amashusho kugira ngo azabone ndakurikiye igikorwa cy'ubutaha. Ikindi cya kabiri ni abasitari bari abadamu ku buryo ahantu yagiye ari kumwe n'abantu barenze babiri abanyamakuru murabimenya. Icya gatatu abantu yafashije arabafasha akabigaragaza kugira ngo abone raporo. Urabona amafaranga yose y'imfashanyo akenshi akenera raporo kandi z'amashusho. We naho mbirebera wenda no kugira ngo na Amiri turi kumwe hano abone ko bari abantu bakeneye gufashwa. Yego kugira okay. Aho ngaho ugeze mu gusoza Colombe yaravuze ati iyi challenge cyangwa se uyu mukino ni umukino. Challenge bisobanura umukino cyangwa ibyo barimo ni umukino. Ibyo barimo ni umukino no gushinyagura. Ibyo barimo ntabwo nzi urwego rwabotoreje urwo ari rwo, niba ari umuco, niba ari religion, ntabwo nzi aho bari kubirebera, ntabwo nzi angle bari bahagazemo babireba gusa. Kigaragara nuko ntabwo biteguye ofete n'ibiraho by'abakobwa nyine ni banyampinga nyine. Ntakirenze icyo bibona. Niba Colombe atinyuka kuvuga Colombe ni umunyarwandakazi, umunyarwandakazi wavukiye mu Rwanda arakurira azi uburyo situation hano mu Rwanda imeze nubwo wenda ari mu Faransa. Rero ntabwo bivuga ko natinyuka kuvuga ngo gufasha byise umukino, gufasha umuntu ubabaye bari gukinira ku mubyimba bababaye. Umuntu ufasha ahembwa ate? Igihumbi cy'idolari ubwo ni amanyarwanda ngahe? Hafi miliyoni. Ufasha bazaho wafashije, bazaho umuntu wafashije wenda yatanze 2020. Yacu ni generasiyo igoye cyane kuko iri hagati ya generasiyo ebyiri iri kuza ibanziriza ikinyejana cya 21 n'isoza yacu n'isoza ikinyejana cya 20. Noneho hari iyo twe twakurikiye ariyo y'aba bagabo ubundi generasiyo y'imyaka 21 bivuze ngo umuntu wavutse muri 77 ari mu yindi generasiyo itari yacu. Bivuze ngo uwavutse muri 78 kugera muri 99 niyo generasiyo yacu twe turimo. Ino ntekereza ko abandi bakobwa barimo. Iyi rero ifite ibibazo. Ntabwo ari aba gusa, ntubirebeye muri angle y'aba gusa kuko nibo bakozi bari ba leta no mu yindi mishinga bari muri middle class. Aba rero bafite ibibazo bikomeye cyane ko ntabwo bashaka gutekereza. Nicyo kibazo dufite nanjye ntikuyemo. Wenda hari aho nanjye ngaragaza intege nke nk'umuntu uri muri iyo generasiyo reka ne kuyivamo, ariko turakabije dukurikije izabanje, turakabije rwose. Nta gikorwa dufite. Ese ntabwo wenda byaba birimo kuva handi bavuga ngo ntango mitagira bubo? Oya, ahubwo ntabwo bakabaye twe. Abo bakabaye abana bari generasiyo burangire muri 2021 yavutse muri 1999 kugera muri 2021 iraba yuzuye. Baraba bemerewe n'amategeko kuba ababyeyi b'abandi bana. Uri kubyumva? Rero abo ngabo nibo bubu, ntabwo ari twe. Ahubwo twe ntituri abubu, ntituri abakera, none se Ami, hariho ukuntu abantu bakunze kuvuga, abantu benshi baravuga bati igikorwa cya Nyampinga muri rusange gutora Nyampinga ese ngo gupfusha amafaranga gusa n'ibiki. Wowe ukuntu uri kubivuga nanjye iriya challenge kabisa nanjye byancalengenze. Ibyo uri kwibaza nanjye byancalengenze. Ndibaza ese ni ugufasha, ni umukino, gufasha ukifata amashusho warangiza ugahembwa ibintu nk'ibyo. Ariko none ndibaza abantu benshi ntabwo basobanukiwe akamaro ka Nyampinga. Reka mvuge ngo niba gahari ntabwo abantu bagasobanukiwe, sibyo? Ese ibingibi ntabwo biri buze gutuma noneho abantu ko kundi bibaza cyane birushaho gutuma bashidikanya ku bijyanye na Nyampinga, itorwa rya Nyampinga. Ubundi Nyampinga concept ya Nyampinga nta gitwaye kwiyumva wenda gutora misi. Yani ibintu byiza byagafashije abana b'abakobwa bakagira bava naho bagera. Kandi ko kubona kubihindura ubuzima benshi usanga nk'umwana avuye muri secondaire yisanze mu buzima busanzwe mu myaka ya 20 afite imodokari aba mu nzu wenda nk'amadolari 500 cyangwa se n'igihumbi bakigezamo bamwe ku myaka ya 20 akaba muri ubwo buzima mbega akigira akiyubaha.
kwiyubaha ni ibintu no kuba ubasha kwiyishyuriraho kwibeshaho ubwawe kuba ubasha kwikemura ibibazo byawe kuba ubasha kwirihira iby'ibanze birimo amashuri ubuvuzi no kurya icya gatatu kuba nibura ushobora gusagurira undi muntu umwe cyangwa babiri nubwo barenga ariko nibura hari usagurira hari umuntu ushobora kugukenera akakubona kuba nibura hari ikibazo cy'umuntu wakemura abakobwa rero barabifite bose nta n'umuvuyeho ariko ikibazo concept ya Nyampinga ishingira ku bintu bitatu rero mfasha kubyibuka ni beauty ni brain na culture rero usanga beauty turayubahiriza ni beza pe ni abantu beza bari ukabona ariko ikibazo kuri brain no kuri culture tugasigara nigeze kumva umunsi umwe yari opinion ya Ange Kagame avuga ko avuga ngo bagiye batora babaza mu kinyarwanda sinzi niba ugiyebuka jachette iranira yiguze kuko nibura ururimi nicyo kintu cyonyine twasigarana cy'umuco muri concept bivuze ngo ikintu nibura cyajya gisigaramo hano cy'umuco nyarwanda nuko concept yo dialogue yose yabiri mu kinyarwanda nicyo kintu cy'ingenzi wenda umukobwa akaba avuga izo ndimi kugira ngo baduserukire ariko mu kubazwa no gusubiza imbere y'abanyarwanda bakamufasha kumva neza no gusobanukirwa cyane kuko hari ikintu bita science exacte bavuga ko ubundi abahanga bakunda kuvuga ko ari nk'eshatu harimo imibare harimo politics hakazamo na linguistic indimi mu ndimi rero bijya binambabaza nk'ubu ndamutse mvuze icyongereza nabi banseka akenshi twibaza ko ari cyo gipimo cy'ubwenge bansekera iki se ntabwo barabizi neza ko ntavuka mu Bwongereza abo bari kundeba oya n'abavukayo harubwo nabo barabyica none ugasanga umuntu wavuze nabi ikinyarwanda ntabwo bamuseka nta n'ikintu bidutwaye ahubwo n'abakizi barakivuga nabi hari nk'umukobwa barengeye kumenshoninga amazina mu kiganiro yitwa Bianca baby avuga nabi ikinyarwanda ku bushake avuga nabi ikinyarwanda ku buryo n'uri kubyumva babyumva ko ari kubyica bishaka ugasanga niyo muruvuze ngo inshushu turacirinze twese nta n'umwe ushaka no kubitekereza ko uvuze inshushu ahubwo turumva bishimiye turumva biri funny turumva bishimishije kubyumva no which is wrong kandi noneho ntabwo bazi icyongereza cyinshi kurusha ikinyarwanda oya bose naba hano nta utakivuga neza ahubwo ni ukubyica nkana ku bushake rero umuco muri nabwo nangize kuri culture ndayibura muri Miss Rwanda icya gatatu ni brain muri projet cyakora wenda uyu mwaka dufite hope ko hari ikizahinduka bafite byinshi bakosoyemo muri concept ya Miss Rwanda ariko ikijyanye no kuvuga ngo umukobwa w'imyaka 20 abonye platform byo ntabwo ari ikibazo pe ahubwo uburyo yikoresheje abajyanama afite Clemi reka nkubaze ikibazo Miss wo mu Rwanda uhere kuri Bahati Grace si we wa 2009 hari uhere kuri Bahati Grace ugeze kuri Naomi ninde Miss nibura muri survey ushobora kuza kuvuga ati nitwa Clemi ndi umunyamakuru umuganga wakoze ibi nkora ibi wenda kuba yari Miss bikaza nko ku mwanya wa 4 cyangwa wa 5 nicyo kibazo nyine nibyo mubwira nibyo wahoze uvuga nawe ariko ushobora gusanga biri aho abantu bahera bavuga bati irushanwa rimaze iki ahubwo noneho ni kibaho iyo umuntu abonye amahirwe angana kuriya ntabimenye ko yabonye amahirwe iyo umuntu ananiwe kubana nabo ubwe rero ahita ahinduka aribura ugasanga rimwe na rimwe ntawe hano urujya uvuga ngo we find a love in the hopeless place atangira kubaho nk'uwiyahura ku buryo rimwe na rimwe usanga abana b'abakobwa nta kazi bagira baba mu mazu ahenze baba mu buzima buri high class bikaba ngombwa ko hazamo ishu yo gushaka
bundi buryo abaterankunga niko tubivuga bibafashe gusustaining ubuzima bwabo. Ibyo rero n'ubuzima claim ntabwo babuhitamo, ahubwo ni spotlight bwo guhitishamo. Wanze ukunze kuvuga uti nge nzabaho gutya, baba bafite inzozi abenshi bagiye banyura mu ntoki twagiye tubana mu buzima busanzwe bunyuranye. N'abakobwa nk'abandi bafite inzozi bavuga ati ngewe ndifuza kuba uyu, ndifuza kujya aha, ariko iyo amaze kugera gato ahagaragara biragenda, kuko nabo ubwabo mu buryo buri wenda capacity akenshi usanga ari ntayo, kuko nta mu minsi tuzi ukora ahantu heza byakabaye. kandi niba umukobwa ari mwiza akaba ari umusitari mu gihugu, akaba afite platform yo kuba yahagarariye igihugu cy'iminsi 360, yakabaye nibura afite urubuga cyangwa se uburyo platform, tukabyita platform kugira ngo binyorohere gusobanura, imufavoriza cyangwa se yamufavorije kugera ku ntego ze. Kugira inzozi ari kimwe, no kuzigeraho ni ikindi. Wagarutse cyane kuri iyi generation, urabona ku ruhande rwawe ari iki dusabwa? Ni iki dusabwa kugira ngo nibura tubashe guhuza ubwenge, umuco n'ubwiza? Ubundi ibyo dusabwa nari navuze kuri generation, nivugaho ko iri mu buryo bwa ngewe Clement, ngewe ndashaka inzu, ngewe ndashaka imodoka, akumva ko ari ryo herezo ry'urugendo, kuba amaze kubigira hanyuma sinabigira. Hanyuma bigize nuko abafite amahoro ariko afite n'ayabandi. Amahoro n'umutungo rusange ku bantu bose. Iyo ufite amahoro menshi buryo ufite igipande cy'ayandi wagitwaye, ni umutungo rusange twese dusangira. Naho ku nshingano z'umunyarwanda zo ntabwo ari byo bivuze, ahubwo biri mu ndirimbo y'igihugu igitero cya kabiri. Nabyo numva ntekereza ko twajya dukurikira twese, kiravuga ngo horana Imana murage mwiza. Bivuze ngo bakubwiye ko igihugu ni umurage wacu, nk'abene igihugu ni cyacu, umurage wacu kandi dukomeyeho. Ibyo tugukesha ntibishyikirwa, kuba dufite ahantu twitirirwa nk'abanyarwanda, aho dutuye nk'abantu, umuco dusangiye uraturanga. Urumva umuco ni ibyo dukora, ibyo twebwe dukora, ibyo ari byo ntabwo ari byo twizera, nibyo twe dukora, ntabwo ibyo tureba mu televiziyo byo muri Eastern culture muri Amerika na hehe. No, ni umuco wacu nk'abanyarwanda. Ururimi rwacu rukaduhuza, communication hagati yacu. Urwo ntirugomba kwangirika, tugomba kurukomeraho byanze bikunze urwo rurimi, kuko ni urwacu, turabyemera ko ari urwacu nk'abanyarwanda. Aho ngaho rero inshingano z'igihugu kikugomba biba birangiye, kuko kikugomba ahantu, igihugu ni ahantu n'umuco. Ibyo rero igihugu cyarabiduhaye, noneho twebwe tukigomba iki? Ubwenge, gutekereza, kuba wavuga uti ndatekereje, mfite icyo ndi gukora cyateza nyamwinshi imbere, nkava muri ngewe mu ishusho rya ndigabo, ndi kanaka amaze gukura imyaka 30, nkeneye inzu, nkeneye imodoka, nkeneye. Ubundi ihangane gatoya nce mu ijambo, ubundi ngewe mu byo nize harimo na psychology. Buriya psychology ni nziza cyane, ubwo aho ngaho iyo iri muri ya myaka nk'itatu, ubwo kuvuga ngo ushobora gusanga ariho twagumye. Yes. Ubwo nivuga imyaka 3, umwana w'imyaka 3, imyaka 3 yine gutyo, aho ngaho niho abari nyinero ikintu cyose ari we abari kuba. Urumva ahantu turi kuba, noneho ugasanga muri 2020 generation, urumva umuntu wose 88 amaze kugira hafi 50. Ubwo ni 42. Uwo muntu aba ari umupapa w'umwana, ufite umwana uri kujya muri secondaire cyangwa se wigerereye, akaba akiri muri niba usanga bari mu bacamanza, nibo usanga akiri mu tudiro tw'uturuswa twa 500 na 600, akahita ahombye igihugu ku buryo bugaragara. Aho rero tuve muri nkeneye kuba ndashaka, turebere igihugu nk'icyacu, tuba bene igihugu. Urumva ubwenge rero icyo uvuga ni ugukoresha bwa bwenge ufite cyangwa se washatse, cyangwa se ubwenge butandukanye n'ubumenyi, ni ugukoresha ubwenge bwawe, bwo turabunganya,
tukabuhuza n'ubumenyi bwacu na reference dufite bikubateza imbere igihugu. Icya kabiri umutima rero bavuze umutima muri ndirimbo bavuze urukundo, patriot, kuba patriot, gukunda igihugu, kumva ko ari icyawe, ntawe uzagikorera atari wowe, nta wakikwaka, nta handi haruta iwanyu, nta bundi butakuzi bwawe bwite ku isi uretse ubwo ngubwo, kandi koko ntabwo niyo urebye nubwo wagura muri Amerika uhora umwimukira, uri kubyumva, ariko aha ni iwanyu, nubwo utahagura kavuga uti nyakubahwa perezida njye ndabaha, ni iwacu, ni umunyarwanda, nta butaka tugira bunye ndetse ariko ni iwacu, hafi ya bwose rero bukwanditseho ni iwanyu, nta wabukubuza, nta wakwirukana, nta n'uwakwimubwira n'igihugu. Amaboko sasa, amaboko nicyo kintu kiri kubura muri iyi generation yacu, ntabwo bose bashaka kuyakoresha, nta muntu ushaka gutekereza ngo areke kwibanza gukunda. Bivuze gukunda patriotisme hazamo kutirebaho, kutirebaho ukareba abandi, tubanza abandi, iyo ubanjije abandi nawe bikugaruka ubona byinshi kurushaho. Bavuga ko banza abantu banza akiri bari hasi yawe, ibishyimbo abahe byo bakajya kubihinga, ko utajya guhinga bakabikuzanira no byabaye byinshi. Numva ko kubanza ntabwo ugihomba. Perezida niwe nyine ubikora, mudamubona ahantu yanyeretse ko principe yo kubanza yumva n'ahantu ubundi bavuga ko abanza abashyitsi, abato n'abatishoboye. Umwami w'Amarokaza mu Rwanda yagiye kumufata mu modoka, nibwo mbonye perezida atwaye, yabaze kugera kuri iyo level umusaza ajya kwitwarira umuntu. Urumva niyo bigeze, nuko understanding ko iyo principe yo kubanza arabizi ko abato yarababanje. Birabyibuka jenoside irangiye twagiye mu mashuri twese, abanje abato, abatishoboye bo simbivuga ni byinshi cyane, wenda tuzagira uburyo tuganira mu kindi kiganiro kitari iki ngiki tubirambure neza, ariko umuco wo kubanza twigire kuri nyiricyubahiro, nirwo rugero duha. Ibi ngibi bigize ntabwo nta nubwo wakwifuza ko ubangamira umuntu, kuko umenya ko umunyarwanda cyangwa se umwenegihugu aho ari hose ari umuvandimwe wawe, mufatanyije urugendo rumwe rwo kubaka igihugu, noti bwo kubaka wowe ubwawe, kuko ako gataka urwana no kubaka kari mu gihugu, ariko wubatse igihugu muri rusange wakubaka inzu nyinshi umunyarwanda udapfa, ku buryo utanahari twabyibuka. Njye nuko mbibona, wenda tuzakomeza nkwereka uko mbibona mu bundi buryo, tunaganire duhuze uko tubibona nk'abanyarwanda, dusenyera umugozi umwe wo kubaka igihugu. Urakoze cyane rero Amire. Yitwa Amire Mbera, yabivuze, akaba ari umu fashion designer, interior designer, umwarimu muri kaminuza. Ubwo niba nabivuze nawe uramusora cyangwa n'ibindi byivugire? Ibyo byose navuze nibyo, ariko byabaye nabyita ko byabaye nka expired, cyangwa se hari ibyo nagiye ndeka mu myaka 20 n'umuntu agira shwa nyinshi. Kuri myaka none mfite shwa nyinshi cyane, nyinshi ku buryo numvaga naba byinshi, ariko ngeraho kugenda ukura bimwe ukagenda urugendo usigaho ubu kuba fashion designer nawe ukora? Oya, ntabwo nyibikora, ubu ngubu ikintu nkora cyakora nkora interior design, kuko nibyo kugira ngo nkomeze ntekereze, kuko nigisha n'ubundi muri industrial and design, n'ubundi biva byo ntabwo nabikwepa. Nkora interior design, nkakora set design, kuba nategura ahantu hari bubereye nk'ibiganiro, nk'ikiganiro cy'ubutaha nshobora kuza gutegura ukabona gitandukanye n'iki twakoze. Byo nzagerageza ntegure nkanjye, wenda ubwo n'ubuhanzi bwanjye aho buherereye, urebye naho ngaho nibereye, nkanakora nkaba n'umurezi rero muri kaminuza. Nkaba n'umurezi muri kaminuza, nigisha mu ishami rya industrial and design. Akabazo gato cyane kamatsiko, kwigisha muri kaminuza bikugize filime? Hazo ni bisanzwe, kuko n'abanyeshuri nk'abandi, kuko uzi ko umunyeshuri muri primaire no muri secondaire bameze, niko nabo muri kaminuza bameze, bo bagoye kurushaho, kuko n'abantu, umwana wo muri primaire ntimujya impaka, rero muri kaminuza hari igihe mujya impaka kandi abizi, yigiza nkana, abizi ko ari kugiza nkana. Noneho abenshi ugasanga nabo baracyari muri ya myaka itatu, muri ya myaka y'aba bakobwa twavugaga, yo kumva ko ubwiza bwamuhesha byose, rimwe na rimwe kumva yabona amanota y'ubuntu kuko yateretse amaso, which is wrong. Nyine
baba bagoye kubajera ubwo mpita nibaza kuba uri muri kaminuza kwigisha muri kaminuza nawe ukiri umujene mu bigaragara harimo nabo wenda bashobora no kwibeshya ko wenda muri no mu kigero kimwe ibintu nk'ibyo apa ni ikigero mu myaka imwe yego ku buryo ashobora nk'uko bivuze ngo gutereka amaso akaba yumva ko ari ibintu afitiye uburenganzira ibyo izo ntambara ni ikindi kiganiro ariko tunyuriremo gake 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 uburenganzira n'uburyo no kurenga inzira kuba warenze inzira ariko naho ubundi bivuze iyo niyo challenge yonyine niho ni challenge y'abakobwa muri rusange n'abajene ntabwo ari ku bakobwa gusa no ku bajene aba yumva ko amaze kuba ubundi imyaka 21 umwana afata responsibility icyo yaba ari cyo cyose yaba umukobwa n'umuhungu nawe umusanga ubwira mama ati ndabifite byorere birimo aba yumva nyine ari yayobora afite uburyo bwo kuyobora muri rero usanga nk'abakobwa rimwe na rimwe kubera ko capacité wenda itabiri hejuru nibo bakunda kugira weakness imeze gutyo abahungu bo bihinduka kwitinya abo usanga bitinye ntashobora kuvugisha ibintu byinshi ko azi neza ko ntacyo kukubwira bafite gikomeye cyangwa se yakubaza cyangwa challenginga none abakobwa busanga icyo atavuze atuma body language ikivuga body language akumva ko nibura akoresha tuma we possible ukamuha attention ko bakunda attention n'abakobwa bari mu Rwanda beza ni benshi ku buryo tutwana rwose ubona nyine ubona dusekeje tujya tubaseka rimwe na rimwe n'abandi barimo turi nko muri salle de profit tukabaseka tukaguti reka turekera iminota yagiye ubwo nizere ko rero wabashije kunyurwa n'iki kiganiro ubwo uramutse ufite nk'ikibazo wifuza kubaza Amiri cyangwa se ushaka gukomanta kuri iyi sujet twavugaga washyiraho comment nyine ahangaha munsi hanyuma kandi wenda ukaba wana twandikira kuri izo address uraza kubona ubwo hari n'ikindi wenda wumva wifuza ko twavugaho ikintu ubona ko kikugeza ahantu iyo terme niyo umuntu akunda kuvuga hari ubona ikintu kikakurenga ukumva mbese icyo nacyo wakitubwira hanyuma tukaba twakivugaho ubundi rero mushimire kuba wadukurikiye nizere ko bizakomeza